so wakoresha nyinshi weditinga. Ngiye noneho duheruka gukora ku yo bita Xrecorder, duheruka gukora no ku zindi, nongeye kukwereka ubu ukuntu wakoresha InShot. Ubutaha naberetse uko bakoresha CapCut na VideoMaker na Xrecorder, nongeye kukwereka n'uko wakoresha InShot. Ese InShot ikoreshwa gute, ikorwa gute, ese akamaro kayo ikora ute, ese ikora izihe video? Ikora video nyinshi zitandukanye, nkwereka n'uko wakuraho kiriya kirango cya pro cyabo. Mbo twakomeje rero, urafungura niba utayifite urabanza ugende muri Play Store udownloading application yawe bita InShot. Ukimara kudownloading application yawe bita InShot, nta handi hantu uri buze, uraza hano rero ikintu cya mbere uri buhitemo, urahita uza hano ngaha handitse ngo niba ugiye gukora video cyangwa amafoto biraterwa n'ibyo ushaka. Twe tugiye kuza hano ngaha handitse ngo video, hano ngaha twe tugiye kweditinga video mo hano ngaha, turebe se iyo video ikora gute. Urahita uza ukanda hano ngaha kuri new upload video. Twe tugiye kwa uploadinga video nyinshi zitandukanye kugira ngo tubashe kureba niba koko niba ibyo dukora ari byo cyangwa atari byo. Turaza rero duhitemo video imwe muri izi, dufite video imwe muri izi. Ni urugero niba mwongeye kwirirwa oya ino video yari ibangamye, twe tukaduhitemo yego, wenda reka duhitemo iyi. Tukimara guhitamo iyi ngiyi, tumaze guhitamo ino video, urabona yuko baduhayeho ikirango. Wabona ko baduhaye ikirango, niba wabashije kubibona, baduhaye ikirango kino ngiki cya InShot. Kino kirango urabona yuko cyaza kuza gisebya video, kandi video tuba dushaka gukora video ku buryo hataza kuza kwerekanaho twayikoreye. Uraza rero ukande hano ngaha kuri iki kirango, n'ubundi ugikandeho hano iki kirango, uraza ugikandeho. Ukimaze kugikandaho baragwitishamo hano handitse ngo InShot Pro, ngo InShot Free Remover. Hano rero urahita uza ukanda hano ngaha handitse ngo Free Remover, hano urahakanda. Ukihakanda urarindira gatoya, tuvuye muri Pro tuje muri iyi bayita Watermark. Ni ikintu bashyiraho cy'ikirango bari kugira ngo video yawe ize kuza kuba, mu gihe utabashije kumenya uko bagikuramo uhita useba. Rero nta kindi kintu turi gukora video yawe rero. Hano ngaha tugiye kwiga uko wayikoresha iyi nayo, kuko naberetse CapCut. Utarazi gukoresha CapCut ni application nziza ngewe nzi nkoresha. Urahita uza hano rero handitse ngo Canva. Hano ukimara gushyiramo video yawe urahita uza hano ngaha muri Canva. Ukiza hano muri Canva rero baguhitishamo ubwoko bwinshi, biraterwa nayo video ushaka kwishyira. Niba ari kuri Instagram, niba ari kuri YouTube, niba ari ushaka kuyishyira kuri TikTok, biraterwa n'ahantu ushaka gushyira iyo video yawe. Nge n'urugero niba ngezemo hano ngaha ngo ngiye kuyishyira kuri YouTube, niba ngiye guhitamo hano ngaha nkavuga ati ngiye kuyishyira kuri YouTube, ndahita nza nkandi hano kuri 16/9 cyangwa kadushyire kuri TikTok wenda. Ukimara kuhitamo gutya rero, uhitamo rero hari inyuma ukuntu ukaza kuba hasa, ushaka kuza kubizuminze gutya rero. Niba uhisemo gutya urahita uza ukandi hano hejuru. Ukimara kuza kuhitamo rero gutya, tugiye ku kintu bise iki, ushaka kwandika kuri video. Hari benshi mushaka kwandika ku ma video menshi mwabimbashije, urahita uza ugakanda hano ngaha handitse ngo text. Hano ukandikaho ijambo ushaka kwandikaho, ukaza ukaryandika, ugakanda hano ngaha handitse kuri text, ukandikaho ijambo ushaka. Urugero niba ugiye kwandikaho ngo ndebera, iyo wanditse iri jambo ndebera wemerewe kurizana ukarishyira hano hejuru. Hano biraterwa n'ahantu ushaka kurishyira. Rero hano sobanukirwa hano ngaha. Wakibaza ngo hano hantu hasobanura iki? Hano ndetse n'aha ndetse n'aha. Hano hantu ngiye kubasha gusobanura kuko niho ruzingiye, niho bakorera video, niho video ikorerwa. Urahita uza hano ngaha handitse ku ibara, uhitamo ibara kariya kantu kayikaza kuza kuba gasa. Niba ushaka kuza kuba gasa n'umuhondo ukayihitamo. Ukaza hano handitse ngo Antoya nini. Hano rero uhitamo ijambo ryawe uko riza kuba risa. Niba mpisemo hano urabona ko rije rihinduye inyandiko. Hano rero niho uyihindurira rero. Inyandiko nyinshi niho zihindurirwa hano. Hano rero nawe niba ushaka guhindura inyandiko uza hano ngaho ukahindura inyandiko ushaka,
cyangwa uko ubishaka. Rero reka dukomeze n'aha ngaha, njye ngiye kubasha kuyigusobanurira ino application ubashe kuyisobanukirwa, nubasha kuyisobanukirwa ukabona ino video igufashije, ndagusabye ngo ukande subscribe baza ufungure inzogera kugira ngo niba ino video igufashije bikakureba, niba wakanze like, niba wakanze share kugira ngo na benshi babashe kubona ino video. Turagusabye nawe umuntu mushyashya, rero dukomeje kuguha ikaze. Rero hano ngaha handitse ngo kwaje, hano handitse ngo text, hano n'aha ngaha n'aha ngiye kubasha kugusobanurira. Hano ngaha hejuru rero ikintu cya mbere, hano rero uba ugomba hano ngaha kanyemba kura mpabereka, hano ngaha uhitamo ingano ya uko amagambo aza kuza kubasa, aza kuza kubangana. Urabona ko gutya twayongereye ingano twayigabanyije, noneho twakomeje hasi. Hano rero uba ushaka ko hano ngaha hasi, hano ngaha, hano uhitamo ko ingano ya amagambo aza kuza kuba yandika hasi, hejuru, hepfo, aheki. Hano rero ni wowe bihitamo. Hano noneho twakomeje hano hasi rero, hano ngaha, hano naho uhitamo rero bitewe n'ukuntu ubizi ibyo ukora, ugahitamo hano rero bitewe uko ijambo ushaka kuza kuba ritagaranye uko ubishaka, uko riza kuba ritagaranye naho habikorerwa. Noneho hano ngaha rero ngiye kugusobanurira hano ngaha icyo nzi cyo urabugennye byibura ibyibanze hano ngaha kuri no application bita InShot. Hano rero hano handitse ngo bold, hano ngaha, hano handitse bold, hano handitse ngo i, hano handitse u, hano handitse a. Ngiye kugusobanurira hano bimwe muri ibi. Hano handitse b, biba bivuze ngo biba bishatse kuvuga ko ugiye kubitsindagira. Hano handitse i ni underline, ushaka kubicaho umurongo. Hano handitse u, reka tubanze tubijye tubikora urebe. Hano handitse ba, turahakanza urabona ko biritsindagiye. Hano handitse u, bise byibera nk'ibiberamye, urabibona. Hano handitse u, tubiciyeho umurongo. Hano handitse a nyinshi, ni nko kubicaho umurongo, nabwo bijya gusa n'iyi ngiri. Ndakeka ko byibura umenye ibyibanze hano. Twahise dukupa rero tuje hano, tukigaruka hano rero nta kindi kintu turi bukore kindi. Hano twamaze kwandikamo biterwa, urahita usubira inyuma. Ino application nkwibutsa ko ni nziza, nayo yabasha kugukorera video nyinshi zitandukanye, urahita wemeza. Ukimara kuza hano rero waza hano ngaha hejuru, abenshi mutazi utu tuntu natwo, aha handitse ngo stickers. Niba ukora video ukaba udakoresha zimwe muri izi application, video zawe niyo usanga mpamvu zisa nabi. Izi video rero ngiye kukwereka uko wabasha nawe ukeditinga video nyinshi zitandukanye. Ugahita uza ugakanda hano handitse ngo stickers. Hano rero ku ga stickers uhitamo aga stickers kenshi gatandukanye, akaza niba ukunda nk'aka kantu bita share, ino video yisharing wenda gutya, ukaza kuvuga ati muyikore share gutyo, ukaza uhitamo. Haba harimo utuntu twinshi cyane. Wemewe no kuza ugakora mu mafoto yawe, akaba ari wowe ubyihitiramo, akaba ari wowe ubikora. Biba biterwa nyine muri makeya nawe. Ushobora no kuza hano mu ifoto zawe, hano ngaha ugahitamo ifoto, ukavuga ati ukaza ukayihitamo hano. Biba biterwa muri make, biba biterwa nawe, ni wowe ubihitamo uko uri bubikore, ugahita yemeza. Noneho ushobora no gukora, ngiye kubasha kukwereka bimwe muri ibi ngibi bizajya bibasha kugufasha. Hano nakweretse uko yandikaho, nakoresha ama effect nayo. Niba ushaka kumenya uko bayakoresha ama effect, uze kumbwira, ndaza kugukorera uko ama effect menshi wayakoresha mu gihe uri gukora video zawe. Nayo muze kunyandikira comment niba muyashaka, nayo ngiye mbasha ama effect naba meza. Noneho tugahita tuza tugakanda hano rero, hano handitse ngo PF, hano ngaha. Aha rero wakibaza ngo video yawe uba ushaka kuyifata video yawe, ugafata kandi ka video niba ari kamwe cyangwa ari tubiri gutya. Niba tuje gufata kandi ka video, tugafata n'akandi ka video, tukagafata tukakazana hano. N'urugero tukagafata tukakazana hano. Niba hari ibyo umuntu yavuze akura bakakajwe, ujye ubona bakora video nyinshi, ni gutya babikora. Akayifata video yindi akayifata akayizana hano. Twebwe duhita dufata ino video rero tukayidesigninga. Ino video mu gihe tugiye kuyidesigninga rero nta kindi kintu turi bukora. Ino video turayifata tukaza hano. Niba ushaka nko kuyongera amajwi cyangwa kuyigira gutyo, urabona ko ukanda hano kuri crops,
hano ngaha tugiye kuyifata tuyigire gutya ku buryo itaza kuza kuba biriya bintu bindi biyiturutseho bisebetse biza kuza kuvugwa. Urabona yuko niba tuyigize gutya tugakanda hano kuri save, ino video yacu iraza kuza kuba imeze neza. umuntu mu kabari ngo ngende Umva gutya urumva ko video yacu yatangiye kwipureyinga, ino video iraza guhuriraho n'iyi rero niwo ushyiramo stop bitewe. Hano rero hano handitse ngo Kate, hano handitse kati nyine gukata video. Niba ushaka kumenya uko wakata video uraza hano ngaha muri video zawe ugafata agace ushaka gukata, niba ari aka wenda niba ari aka ngaka ka TikTok uraza ugakandeho. Ukimara kuza kugakandaho uraza ukande hano kuri cut, hano urabanza ugakanda kuri sprite ugafatamo agace ushaka gukata. Wamara kugafata ako gace ugahita ukanda hano kuri delete, ako gace gahita kagira ute gahita kavaho. Niyo ushaka gufata aka gace kari aha ukakanda hano kuri sprite, uka gace ushaka wakimura ukagafata ukakajyana imbere cyangwa ukakajyana inyuma bitewe n'aho ushaka. Mbwibutsa yuko ushaka guhindura background y'aha hantu uza ugakanda hano kuri background ugahitamo background ushaka y'aka kantu ku buryo kaza kuza kuba kameze neza nyine gasa neza, gutyo rero bikaza gutuma video yawe irushaho kuza kugira abayireba benshi. Mbibutsa yuko aha ndakeka nta kandi ndakwigishije, akandi wenda nakwigisha n'aka ka mask. Aka ka mask koho wenda wagakoresha nako gutya ukajya uhitamo mask bitewe na video yawe uko ushaka kuza kuba imeze, ushaka kuza kuba imeze. Hano rero handitse ngo sokati, hano rero uhitamo ushaka gukuramo background y'inyuma. Uko ushaka gukuraho background y'inyuma kuri video biba biterwa n'uko iyo video wayikoze, nuko rero biba bimeze, biba biterwa n'uko video wayikoze, nicyo kintu ubasha guhitamo. Ndakeka byinshi bijyanye n'ino application ubashije kuba wabimenya. Ngiye nkwereka kandi kantu ka nyuma byibura kabasha kugufasha. Aka ngaka kanditseho ngo voice effect. Kano ngaka rero ni muri cya gihe uri kuvuga wenda uri kuvuga n'urugero hano abarimo ama effect menshi ukoresha ushaka bitewe nk'uko bishaka. Ndakeka niba ino video igufashe ndashaka kanda subscribe ufungure itojya kugira ngo ntakagire video nimwe izajya igucika nyuze ku numero wacu wa YouTube. Nkwibutsa ko turabakunda cyane, mbibutse yuko niba ari icyifuzo ushaka kutugezaho cyangwa ari indi kintu ushaka ko twakomeza kwakwishyira muri izi video, nimero zacu ziri kunze kuba ziri kuri buri video yose. Reka nzibabwire ni 0794148119. Wifuza ko ari inkunga ushaka kudutera cyangwa ikindi kintu cyose ushaka kudufasha watwohereza kuri iyo nimero, waba ukoze cyane. Mwebwe rero mubasha kudukurikira muri ab'agaciro cyane, turabashimira cyane. Ciao ciao.